ese uwo mwana w'Imana niwe wagakwiye kubihabwa cyane ko akomeza kuvuga ati bari kujyaho navuye buriya hari ukuntu ujya ahantu bakakugaburira sosiso cyangwa mayoneze n'inyama z'amoko yose uruzi ikintu nibishaka ari gupfa na Gerard ni ibiryo bariye yose ese nibishaka yajyaga ajyayo amakuru mfite nuko aheruka yo kera nyine kera ko yanywaga amata Mutesi yamuhaye iyaza kuba ari uw'umumaro se Mutesi ntiyari kongera kumuhamagara akagaruka nuvuga ngo Mutesi Mutesi uragira ngo mama Pastor Mutesi ahamagara umuntu uza kumwanika wowe muntu wowe mama nyine nuko yabonye ko atari uw'umumaro nyine nta kintu kimurimo oya natuzere nyine ntiyakabaye atuza nyine depression ntago yamwemerera gutuza yajyaga yorega akarya neza akagira neza none ibyo byatumye agahabwa n'ituro Mutesi nta muntu atahaye mwabari abagabo ibi ngibi bivuge ngo kugwa mu gihugu nacyo nuba ngo kugushyanga nugupfa wangara mwajya mu gupfa wanga azagwa kugasi urumva nugupfa wangara wowe urumva ni kugasi nugupfa wangara nta mfamiye nta wagushyingura uri hano turi inshuti za twasa iwanyu bahita baza namwe mwaza kushya none ngo uzagwe ngo ubu n'ubugome ubyumva ko ari ubugome uhanuzi n'ubugome uyu muntu abihanuye afite n'ubugome bumwuzuyemo bumeze nk'inshira ahubwo ntabwo bira binari byo ajya kumufasha we mu mugore we yego umuntu w'umugabo umugore wabyaye ninde uguhembera umugore ni njye ugomba kujya kumuhemba ndebera umuntu w'umugabo yaje ku kamera aravuga ngo arabashinja ngo banze kuza guhemba umugore wiwe ninde wamumurongoreye wo katsindwa we ninde wakurongoreye umugore wa umuntu w'umugabo yihembera umugore ubu bwabutangirira ni hari umugabo yihembera umugore yera amagambo yaguze 22 none uri kubima neza ikindi cya kabiri reba igihe yahacaga kwa Brezi kwa Boaz sibavuze ngo ninzu yahi hari habanje kubimigurukana Boaz yaricaye anywa gatabo kamurusha imbaraga aricara aratuba burya sara gasoma watangira gutekereza ngo mwana ngo ntabwo ari ariko manyiye manza ari mbiko Paul Nyakuba Paul Kagame nibyo bintu yakoze aravuze ngo narabagenzuye mwese nsanga mwese ni muri amabandi urumva neza harimo amabandi nimwiba kandi ibyo bintu byanyu tuzaturaga abantu ko muri bamwiba abanyarwanda nyoboye sibyo dufite rero amabandi dipandi hano yarahari pe bari gusaba barabyumvishe yego barabyumvishe nabibonye ari gusaba ninde umwikorereye umutwaro yagiye gutera ikiyede kuki badakora ariko ubundi kuki badakora ngo nago yakora ikiyede sha ayewe niko yavuze sha reko rode akubaza akubwira ukuntu ruri mu rugerero umuntu akarugarura nawe roza rwaranyereye nta muntu utanga ijuru biba amafaranga ube mo general ube mo ubiki ube muremure nta muntu n'uyu n'umwe utanga ubugingo buri mu kiganza cy'Imana yego bwonyine zacirwa Moses we twari dukunda ndibamenye ukuri kuzaba batu kubatuka niki no kuva mu kintu wagiraga ngo nicyo cyo ugasanga ni ikinyoma ugahita ubatuka ukayoboko dufite abantu rero habwo bakibaswe kandi baba mu madini yego kangwereke nk'urugero kwihana niki kwihana nukureka ikibe wakoraga ugakora icyiza gishimwa n'Imana n'abantu nge niko Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese mwakoze kubana natwe nta wundi rero ni Prophet Moses ahangaha turi ni kuri Imana irahari TV za mukozi w'Imana kagira Imana n'amata kandi byose urakoze cyane ubona nanjye bankubitagira inkobone nkumva ko Yesu agira neza aho ngaho ariko nta muntu wajya kurekara amaburiya tuvuga ati ngiye rwose mwarantarutse buri muntu agira samudi yihangane dutegereze saha Imana nigera abatware bazatugeraho kandi Imana iravuga iravuga nyine iravuga
Haleluya. kandi yivuze birakoreka. Amena. Urakoze cyane Moses, reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bizi cyano zose uko ziri imbere yawe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, bagubwe neza kandi bakomere. Ikiganiro tujya gukora uko kiri buze kubabaza yihangane, Imana imwereze gukomera, kandi uko kiri bushimishe nawe Imana imugirire neza. Tubanje kwisegura ku bakunzi bacu twese. Yego. Banyarukire ku isoko yera TV bakore subscribe. Ariyo channel ya Prophet Moses. Isoko yera TV. Isoko yera TV. Mukore subscribe. Mwaba mukoze cyane. Yego. Prophet Moses, reka ngusabe kugira ngo mbere yuko tugira ikintu tuvuga, tubanze dusenge Imana. Urera kandi urakiranuka muri byose Yehova, uri Imana ishobora byose, ureba hafi na kure, uri igitangaza kandi ineza yawe igaragarira abantu bose. Ushyirwe hejuru rero kandi ubuntu bwawe budasanzwe ku bana bawe, kugira neza kwawe, gukomera kwawe kutubeho, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Urakoze cyane mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Nicyo kintu twese duharanira kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, ubwami bw'Imana buganze. Teo bose babiro yarembye aravuga ngo ingoma yawe niyogere. Niza abantu zaroge. Kuko niza abantu zaroge. Zima imuma y'Imana rero niyogere. Niyogere. Ubirwanya apfe. Ahubwo nicyo kintu ngira ngo tuze kwinjiriraho tudatinze. Urwanya ingoma y'Imana ure nibibazo. Hasigaye hagaragara abantu bagaragaye mu myaka ya kera. Yego. Bahamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, kandi kuzamugana wese azamumara intimba, akamumara agahinda, akamugezaho abandi, mbese akamugezaho abandi nabo bageze gute bageze. Ariko uyu munsi tuyiho tukabona wa wundi wayamamaje ni uri kuza akagaragaza ingeso mbi kurenza abo yabwiye Imana. Hari abantu bakijijwe bitwa ko bakijijwe, yego, ariko ntago bari bakijijwe. Hari abantu bakurikiye Yesu kubera imitsima n'imigati, yego, atari kumukunda. Rero nabo ngabo bari muri yo kadre, yego, yuko bagiye mu nzu y'Imana, ariko bigaragara ko atari urukundo kubera iminsi. To yararimbye ngo ibyo udashoboza bitega iminsi, yego, ngo kandi akimisi teruye ni karemera, yego. Rero iminsi igaragaza abantu burya. Hari ukwimuka, hari no guhunga. Bari abantu bashaka kuba barimutse bimukira kuri Kristo Yesu, ariko ntibahungira kuri Kristo Yesu, kuko abahungiyeyo baracyahagaze baracyashikamye. Ariko bene barya bagaruka ni ibintu bibiri. Bibirava ngo zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu maho, izindi zigwa ku nzira ngo barazikandagira, ngo zaguye mu maho ngo zimeze ngo amahoro aziniga. Abarya na amahoro arimo abaniga, na amahoro ari kuboneka. Ushaka kuvuga ko ayo mahwa ari ayahe? Ko njyamo na benshi baza hano muri Arome baciye bugufi cyangwa no mu bindi bivuga, ari amahwa y'inzoga, bamara kubona ituro akaba ari bwo bayoba. Nyine hari amahwa y'inzoga, yego, amahwa y'indayi, abagore, amahwa yo kwishyira hejuru gushaka ibyubahiro, amahwa nk'ubu niba turi inshuti, niba ubonye nk'icyo gihumbi cy'idolari ugasanga umuntu azamuye indugu ziriremereye cyane, ayo nayo ni amahwa. Ngo nazo zaguye mu mahwa, ngo zikimera amahwa araziniga. Rero dufite abantu hano banizwe n'amahwa, ukabona n'umugabo w'ubwanwa kandi mugenda havuga ukamwumva ugasanga yanizwe n'amahwa, byararangiye. Rero dufite abantu no kubera inzara ihari muri iyi minsi, yego, ituma abantu bahemuka. Bemuke ndamuke Esau na Isaka, bagurisha umugisha w'ijoro rimwe, ibishyimbo n'imboga za dodo. Ukabuhamya neza ko abantu bagushijwe n'ibisubizo. Niko bari bameze, ubwo ntabwo twari tubazi twabamenye. None nimba ariko bari bameze mbere, nta kantu bafite, ariko Pascal nta mwambaro, umuhanga, yego, umuhanga, reka nkubwira, kudasambana, yego, nuko hatari abakobwa beza. Bagufungiye mu bakobwa beza, twamenye umuntu niba sambana cyangwa adasambana. Kuba umuntu yavuga ngo ntabwo anywa inzoga, nuko ataragira amafaranga yo kujya kuyigurira. Aramutse ayafite nyine ntayigure, twamenye yuko umuntu atanywa inzoga. Unyumve neza, ndakumva cyane. No kuba handi ibyaha bikorerwa, ariko we ntubikore. Niyo capacity kuba hari bya bikorerwa ntubikore, ariko twanagenzura tugasanga ufite ubwo bushobozi bwo kuba wabikora, warangiza ntubikore. Uwo niwo muntu w'umukiranutsi, uwo niwo ukijijwe rero sasa.
none rero dufite abantu babaye aho ibyaha bidakorerwa yego kuko bari mu rusengero none nta n'amafaranga yo kubikora bafite ukagira ngo arakijijwe rero oya muri make ushaka kureba imbwa yitega amagufa aha ndakorohereje uranyohereje cyane asigaye ari umuhanga kandi sawa ariko twahoze turi jote ne warangiye donc imbwa iri hariya ikiri fari yego nubona imbwa idakoze kandi urabona ifite access n'ubu bushobozi bwo kurifata nubona bidakunze menya yuko irya mbwa ifite inyama zayo kandi inezerewe yanyuzwe yego kuva ngo ntiwasambana ari uko udafite ubushobozi bwo gusambana yego n'umugore wawe kandi akaba atari mwiza kuri iyo kigero nuko ufite umugore mwiza ufite n'amafaranga ugahura n'abandi beza ntumuce inyuma pe ntumuce inyuma ufite ubwo bushobozi nibwo twemera yuko uyu muntu akijijwe mu yandi magambo uyu munsi wa none abo turi kubona ikigero cy'agakiza tubona nicyo bafite mu yandi magambo ni igihuru cyavumbutsemo ikindi kintu kuko impamvu mani kubaza ibi bintu ngewe ndababara cyane iyo tubona umuntu aza akavuga inkuru za Kristo akavuga kunesha kwe no gukora kwe ariko mu kanya hahandi haciye za nkuru yatambukije nziza akaba ariho haca ibitutsi byavuye muri ka kanwa donc ndagira umbwira ukuntu isoko ishobora kuvubura amazi mabi ikavubura n'amezi reka mbitanye mkwereka yego yasagira atya atubura imikati abagore bavuga ngo hasingizwe rurema bavugaga we Mesiya yego nono mu munsi bagiye kumumanika timwadutindiye nabambwe ni kakanwa kasabaga umukati gahindutse kagasebya nyiri umukati dufite abakozi b'Imana rero bagize mu buyobe bukomeye ugasanga abwiriza ijambo ry'Imana ubundi ikindi gihe ugasanga byarangiye nta kintu kikirimo ugasanga ni debe rivuga gusa uzi ko dufite abantu bahanura n'ababwiriza ubutumwa n'abahanzi bose reka baterurire hamwe reka twivugira abakristo bose muri rusange ayo matitiro nayo yica ibintu kuri izi kamera ariko ndashaka ko ikiganiro cyacu kiza guherera mu gisata cy'abahanuzi yego twagiye noneho uzi ko ari abantu basigaye bahanura bagahanura kuko bigeze guhanura kandi kera pe bakoranaga nayo kandi ijana ku ijana kuri po mujye mwemera arahanura kuko umwuka yigendera asubiye kuri nyirawo akitwaza ibyo yego uvuga ngo uzamubwirwa n'iki yego nicyo dushaka kumenya iterabwoba bari ryinshi kuko ntabwo yizeye kwizera n'Imana yamutumye hari ibintu umuntu kubona kuri social media cyangwa se hirya no hino ukabona umuntu ngo nuko yemerwa nk'umuhanuzi ahubwo ahagurukiye ku muntu runaka akaba afite ahantu akunda kurasa gusa ku izina runaka kuri runaka kandi wajya kureba ugasanga abo yarasheho kera nta numwe nibuze bwigeze busohora ariko niyo munsi ukabona cyifite confidence ari gupusa cyane kugira ngo akunde yemerwe ku mbaraga izo ni imbaraga bita depression nibisaze wasanga afitemo dusaze hari abantu bakwiye kugendera se tugezeyo twamenya niba uwo muntu rwose ari muzima cyangwa afite akabazo yego uko Pasika uri umuhanuzi yego sinemeranya umuhanuzi aguhanura kuri kamera ni ukuri ntabwo mbyemera gusa nubwo byabaviye ku Mana ngenda byakanye uzi kugira ngo biza kuri kamera sha Imana iba konveke n'abari bo byakira ku buryo n'abantu uri bubibwire batari buze kuvunika ariko niba ndibasiriye Pascal nkatera kamera utanahari sinunza nimero yawe oya ariko mfite nimero yawe ngaguhanurira kuri kamera kandi nakabaye nguhamagara Pascal sinubuhanuza barimo n'ubugome yego dufite abantu babaye abakozi b'Imana baragwa bava mu byizera bireba ngo basubire inyuma none umwuka bavuyeho bagira depression y'icyo gisata cy'ubuhanuzi bagakomeza bakigira abahanuzi kandi umwuka yarabavuye ni nko kuvuga ngo njewe nari kitifu w'akagari nubwo muri kumbona mu rwagwa mwimenyera ngenda cyari kitifu kandi ako kagari kamaze gusimburwa n'abakitifu barenga nka 20 nta kibarizwamo no muri system nta kirimo ari ugasanga ngo bamubwiye ngo ni kitifu donc hari abantu bakirwanira nk'abakonseye ba kera mukabipfa gukuta
utamwise konseye hari umwana w'icyo gihe utabwe konseye bamubwira ngo nibiki reka ntabyazi ariko ko nyuze ngo nkumashe sui konseye wahehe wahagana hehe nuba ngo nari umugabo ntabwo igihabwa intebe nuba ngo wiza gukanga abantu ngo uri guhanura ntacyo ufite warabyararangiye urumva umeze nk'idobo ribomborana nta kintu kikibamo habwo emera usubira ku isoko cyangwa unabatizwe bundi bucenge n'cy'abadive ubuntu ari abantu ureba ugasanga bakuriye n'ingando ugasaba kuri ingando yego hano abantu uzana abanyesho bundi bahanuye avuga kuri pastor Mutesi rwose reka mbabwize ukuri bira bintu biriciriritse bira bintu ni n'ubugome niba umuntu ashobora kugirana ikibazo na mugenzi we akamenya ko yamukoshereje agahaguruka akagenda agapfukama imbere y'ibirenge bye ati nyamuneka naragukoshereje mbabarira Gerard yakoze ibintu byiza reka avuga mu mazina uri umunyamakuru umuhanga ufite umunyamugabo ukomeye ariko njye uranzi yego ndakuzi vugiraho Gerard agiye gusaba pastor Mutesi imbabazi niba ishaka rarakayira hano yego ko katahanuye mbere uko Gerard ndajyayo bivuga ngo ni depression ndetse yongeyeho n'ikintu kivuga ngo ibyo kurya by'abana b'Imana byahawe imbwa ni kubera ingofero yambitswe hagati ya Gerard na Mutesi tumubaje imbwa ninde yasubiza ko ari icyo ricyo nshaka azajya gusobanura namwe abadukurikiye muvuga tujye tuba abantu b'abanyarwanda niba nagakiza ntako ariko tugira umuco yego imbwa ninde ese uwo mwana w'Imana niwe wagakwiye kubihabwa cyane ko akomeza kuvuga ati bari kujyaho navuye buriya hari ukuntu ujya ahantu bakakugaburira sosiso cyangwa mayoneze n'inyama z'amoko yose uruzi ikintu nibishaka ari gupfa na Gerard ni ibiryo bariye yose nibishaka yajyaga ajyayo amakuru mfite nuko aheruka yo kera nyine kera ko yanywaga amata Mutesi yamuhaye iyo aza kuba ari uw'umumaro se Mutesi ntiyari kongera kumuhamagara akagaruka nuvuga ngo Mutesi uragira ngo mama pastor Mutesi ahamagara umuntu uza kumwanika wowe umuntu wowe mama nyine nuko yabonye ko atari uw'umumaro nyine nta kintu kimurimo oya natuzere nyine ntiyakabaye atuza nyine depression ntago yamwemerera gutuza yajyaga yorega akarya neza akagira neza n'ibyo byatumye agahabwa n'ituro Mutesi nta muntu atahaye mwabari abagabo bigamba ko bajyayo Mutesi n'umubyeyi yikwera sibyo cyo ni kimwe kabiri kuba Mutesi yababareye Gerard undi akaza akavuga Gerard yakoze ikintu cy'ubutwari cyo gusaba imbabazi yego cyo ni kimwe tucyemeranye twe kujya duhagara ngo ndi umugabo ibyo ntacyo ni zero mu gihe ufite amafuti n'amakosa nibishaka baraje arahanuye hano ngo bira no gukomeretsa umutima wo ngo gatinyuka aramutinyisha se ari miranga muntu ya pastor Mutesi Mutesi yakora ikintu ibyo akora asanzwe amubwira ngo ngiye gukora ibi bahuye batyo Mutesi n'ubuzima bwe muri prive n'undi afite ubwe ikintu ntemera uburiya buhanuzi sibwo ntago buva ku Mana mwanya nka Moses ibuvayo oya ahubwo nibakeneye kunywa amata amuhamagare ayamutegurire namutegurira inkongoro numvishe inkongoro yarayibasiriye nawe anywe siko bimeze none se ngiye ikibazo mfite cyo tuvugisha uko nyine ikibazo mfite uzagira umushyitsi mwiza ubizire ugira umugore mwiza ubizire ugira umugabo mwiza ubizire ese abantu ntabwo baza aho biva mu mavuta ko batajya kubishaka ntago bayabona kandi bagahagurukira ku by'abantu barayamennye ndashimira Imana yuko Mutesi niwe mukozi w'Imana ninjye bivuze nkanjye mu madarubindi yanjye ndeba ari telephone no mama uhagaze ufite imbaraga ibibazo yahuye nabyo umugabo ubihuye nabyo uri umugabo ushobora no kwiruka wakwiruka pe rero ibingibi by'abahanuzi birwa bahanura ngo kuri pastor Mutesi icyambere ni iterabwoba kabisa nk'ubu umuryango wa pastor Mutesi yabyaye regura n'umubyeyi nkuriya muhanuzi ubu ntibazamufata bate tugize nk'amahirwe make yakabona aravuga ko imva yiwe itari mu Rwanda indese pastor Mutesi ngo imva ye ntiri mu Rwanda birimo mu icyo kiganiro ngazajya kugwa hanze ni ugena abantu bagwa ejo bundi twabonye ntabwo ari ugena abantu bagwa ko Imana niyo yonyine ifite urufunguzo impamvu y'ibintu twabonye n'umubishop umwe Rugagi arimo aravuga ngo batamusabye imbabazi nta bugingo biteza ikibazo cyane ngenda hangayike ndibaza se abakozi b'Imana bo mu Rwanda
twitaka abakozi b'Imana batewe n'uwuhe mwuka Rugagi. urumva aho umuntu ageze no ku rwego rwo gutanga irimbi mu kindi gihugu urabona kuvuga ngo imva ya Pastor Mutesi iri mu Rwanda ibyo ubwabyo ntago ari ubuhanuzi ibyo ubwabyo bagita isesereza buhanga n'isebanya buhanga sibyo yego nose Pastor Mutesi si umunyarwandakazi yavukiye mu Rwanda vukiye Rwanda umwanzi ukwanga akubwira ngo uzagucyanga ahubwo umwanzi arakagushyanga niko bavuga wowe nari ndavuze ngo umwanzi ukwanga arakagwa azagweye wakwishimira kugwa hano atari mu gihugu cyawe erega mu kinyarwanda kugwa hanze bifite icyo bisobanura ibi ngibi bivuge ngo kugwa mu gihugu nacyo nuba ngo kugwa ishyanga ni ugupfa wangara mwagiye mu gupfa wanga azagwa ku gasi ni ugupfa wangara wowe urumva ni ku gasi ni ugupfa wangara nta famiye nta wagushyingura uriya hano turi inshuti zawe twasa iwanyu bahita baza namwe mwaza kushya none ngo uzagwe ngo ubu ni ubugome ubyumve ko ari ubugome ubuhanuzi n'ubugome uyu muntu abihanuye afite n'ubugome bumwuzuyemo bumeze nk'inshira ahubwo ntabwo birabina ari byo ishyanga nakubwiye ngo nyamara uriya muntu bazawufata bajya kumupimisha mu mutwe navuze mu mutwe no azatwereka ngo uyu muntu ibyo avuga azajya bivuga biriya bintu afite ikarita yuko yagize ikibazo cyo mu mutwe buriya bivuze ibi bintu byose bihuye n'umuntu wabivuga afite iyo karita y'ikibazo cyo mu mutwe buriya uwo muntu ufite ikarita y'ikibazo cyo mu mutwe ntabwo watera komandere nta nubwo twakabaye tuza gusesengura impamvu tuje rero nuko tutazi niba yigira cyangwa atayigira yakabaye tujya kumuvuza nyamara akagenda akajyayo niko bimeze yahanuye ubwa mbere ngo umugabo w'uruhare ngo ribirenga umwaka ngo basi warangiye yaravuze ngo ngo azashakana n'umugabo ngo usa nkanjye aha ngo w'uruhara ngo ariko ngo ari mu mahanga ngo ni mu mahanga si bifuye iyo dosiye ntirangiye aragarutse ngo azagushyanga ibyo bintu bibiri ni gusasereza nave kuri uyu mubyeyi namushingukeho namuveho pe nibishaka niwe nzambanye na wanzambuterera kuri Pastor Mutesi ibibazo ukuntu urebe kandi yavuze bagira ngo afite n'abadayimoni batuma abandi bahaguruka bagasakuza nabo wayibonye yego bira bintu ntabwo ari byo nyatumiye umuhanuzi umwera ngo witwa Boazi n'umugore wiwe n'iki byose bakaza mu kiganiro mu 2020 20 urayazi se yangezeho kare 20 ikiganiro cyageze 20 ariko mbare mwarangiza ngo ntajye tuzi turabizi tuba tuzi kuri tuvuga ibintu duhagazeho arangije asebya sebuje asebya pari Brazil ngo ntakintu yamumariye nawe turashaka kumugeraho tuze kumenye koko n'abantu mwe ntihakagira umuntu n'umwe ubabwire Pascal yes mivira kuri kamera ndakunda nimuzongera no kunyabiza mwese mwirwa munyabiza buri munsi reka nanjye mbabize rero reba umuntu w'umugabo wakorewe ubukwe bivuye kuri platform ya Brazil reba umuntu w'umugabo watabawe bivuye kuri Brazil akanamukingira ikibaba yarangiza akaza akirirwa avuga ku bihumbi 20 agatuma makuru yanyu yose mbanyafite avuga yamaye n'ibindi bihumbi 2 ubwo byabaye 20 na 2 ubwo 2 ni ibyitike ni abuze ko yari yazanye n'umugore n'umwana ubwo batezekira yego simbizo waje umwana ajya kuri moto biremeye muri uru Rwanda ntago byemewe rero kambabwira mwebwe amafuti yanyu turayazi ibyo mwirirwamo turabizi mwaretse mugahinduka mugakizwa cyangwa mukanabivamo mukaba abakomediye baba nije barero ribera kuri shusho media ndi umukomediya ibyo bintu ntago bisenge naho rugagi ntajuru rugagi rugaroga ariko yenda hari akantu utarutse aho kuri rugagi turahagera ese Brazil yatashye ubukwe bwa Boazi umugabo rero akuvuga ngo ibibazo yararimo yego byari kumwemerera ntabwo byari kumwemerera uzima uhereye ku kiyiko n'isogisi n'ikariso niwe wabiguse biranarimba birarenga
ajya kumufasha guhemba umugore we. Yego. Umuntu w'umugabo umugore wawe wabyaye ninde uguhembera umugore? Ni njyewe ugomba kujya kumuhemba. Ndebera umuntu w'umugabo yaje ku kamera aravuga ngo arabashinja ngo banze kuza guhemba umugore wiwe. Ninde wamumurongoreye? Wokatsindwa we. Ninde wakurongoreye umugore wawe? Umuntu w'umugabo yihembera umugore ubu bwamutangirira. Ni hari. Umugabo yihembera umugore. Yera amagambo yaguze 22. None uri kubima neza. Ikindi cya kabiri reba igihe yahacaga kwa Brezi kwa Boaz. Sibavuze ngo ninzu yahi hari habanje kubimigurukana. Boaz yaricaye anywa gatamo kamurusha imbaraga. Aricara aratu burya sara gasoma watangira gutekereza ngo mwana ngo ntabwo ari ariko manyinya manza ari mbiko waratangira ngo aratekereza akajya bango yahindukira ngo mu misango akabona ngo atari ubuye ngo no mu busi y'amatwi harya ndwara yaje ngo ni Margarita ni Margarine ni Maribagis ni Maribagis ngwifata munsi y'amatwi none ngo bazi ngo yaraba munsi y'amatwi ngo nawe ngo yarirebaga ngibaza kuntu umuntu ireba munsi y'amatwi ngo sanga ngo atari we neza yarebye gutwi ko areba no kumwana aravuga ngo uwo mwana ngiye umugurito kibambase mugora bafashe isombe uramugora ahita yimucomeka reka kubwira manyinya nawe atashaka kadirisha nawe rero reba gazi yo wayifunze kanayifungura ugomba kwitondera aho umugozi wa gazi uri. Yego. Hari igihe gaze inyura mu itiyo umwuka wayo ukajya hanze sibyo iyo ucanye rero ubwo ngo umujama aragenda arafungura ashikuzaho arongeragiraho aracana kaba inzu niwe wayitwikiye. Brezil yagiye gushaka nyirinzu mwebwe nta namakuru bamufite ajyayo baravugana barumvikana banamanuka ayiramaze iminsi 3 mu misini baraneguse yaravuye muri RIB abwira n'umugore tereka kurakara n'ibiki byose umugore bazaravuze ngo umugabo wanjye kubera umujinya n'ikiburi n'amahane no gushamirana kuri BTN TV cyo kiganiro kirahari. Yego. Yarakitangaje umugabo wanjye nabyumva neza baragenda baramungusha birarangira birashira none araje undi yaramubarayeho aramurinda arinda icyubahiro cye n'umuryango ngo ntakeneye yamufashije sha mwagiye mureka wakoze neza agashimirwa. Uziko dufite abantu bakorerwa neza bigatuma abandi batazongera gukorera abandi neza kuko batumye baraka. Uruvano tujya tugwa twebwe niba utarabura n'umuntu kugirira neza naho ngaho waguye nuko wahuye n'umuntu wagize neza bamwitura nkabijya nyine. Araza yifatanya na kavamahanga nibasigaye amahanga ninde uhita umuhanuzi bishaka none ubu nibishaka kavamahanga baratangiye avuze kuri Brezil wacakwaza inyuma ikiro cyane kurangira none umuntu mwiza kavamahanga isaguruka aragenda rero reka mbabwire mwese mwabana twige kubaha abantu badufashije tudafite udufasha twige kwita ku bantu badutabaye tudafite umuntu dutabaye twige no kubaha ikiganza cyakugaburiye twubahe n'abakuru twubahe n'abantu bakuru. Yego. Kuko kujya kureba ugasanga no kubabyeyi abitwa ko basenga nibo bari guhangara abantu bakuru. Abo bitwa ko basenga nibyo perezida yakoze w'igihugu cyacu umuhanga w'imfura yewe we akaba umupasiteri mukuru n'umuhanuzi Paul Paul Kagame nibyo bintu yakoze aravuze ngo narabagenzuye mwese nsanga mwese ni muri amabandi urumva neza harimo amabandi nimwiba kandi ibyo bintu byanyu tuzaturaga abantu ko muri bamwiba abanyarwanda nyoboye sibyo dufite rero amabandi dipandi hano yarahari pe bari gusaba barabyumvishe barabyumvishe nabibonye ari gusaba ninde umwikorereye umutwaro yagiye gutera ikiyede kuki badakora ariko ubundi kuki badakora ngo nago yakora ikiyede sha ayewe none ko yavuze sha ahubwo azanagikora azagikora sabwo azakivana agomba kugikora akivanye sawu ntacyo azabona kuko abafundi bacyumvisha kiriya kiganiro ntago bamuhereza ikiyede urumva neza ariko amafaranga reka tuganire ubu umuntu aguhaye ibihumbi 3 cyangwa igihumbi cy'idolari cyangwa amadolari 500 cyangwa se 100 kuko ayo mafaranga yaguhaye ngo yarye winezeze we n'umugore wawe cyangwa yagoye kugira ngo ugire ubwenge
ubyazamo ikindi kintu kizatuma noneho ukomera ukaba. Yego. Abantu twagiye tujijuka tukareka kubujije. Tanze impuguro nziza kabisa. Umuntu agwaye ibihumbi 100 umukozi w'Imana mwasode uragira ngo ni soda ko kugurira abanyakubyara we ntayo aya mafaranga niba ufite ikibazo cy'inzu wayishyura nujya kugura inyama arashira nashira nyirunzira kusora izina ry'Imana rigira rite rikoresha ikintu kiziba nibiyo nzo ariko siranzara kuzwa niki kwitwika ashaka hari abadiaspora barenganye bari barayishyuye nibo bayikodeshaga naho njewe jemba munzamiro mwingahe niyo ngiye gusiga niyo mbonye umuntu akoze ukibamaze ndavuga ni Imana ishobora byose muraza gutuma boss amerera biraza gutuma none bamererana nkashakisha undi muntu akaza akanyuza karanje gibuze ngo ndebe yuko bucya kabiri undi nyine barayimwishyuriraga imyaka n'imyaka ararengwa nyine wamaze guhagamanya nyasha ngo konyaje mugezemo namaze kuri somo atekereza ko iyo nzo yashye abaratwitse umuntu w'umugabo ariko sobona umugabo twikinze ari mu mwana we yabyaye yara twikomereza Imana imubabare nuko tugeze kuri rugagi utanga ijuru akanarya ba pasiteri bo mu Rwanda hari ibintu bibiri ndavuga kuri bimeze bite araka video kavuze ngo ni muzana amaturo ushyira ubutindi bwawe hano iriya video ntabwo ari Rugagi yafashaga umuntu video irambuye nayibonye ariko ejo nayivanya ndayigwereza ariko hari umuntu wanamagana hari umumama wari warafungishije umugabo yarafunzwe afunguwe arabwira ngo mwaje mutegesheje ngahe nawe kiganira ndabyibutse koko de Rugagi yafashaga umuntu hari aho yatabaraga umuntu kandi amafaranga yose yuzuye kira kibindi bamaye amakoti bamuye inkweto yose yarayamuhaye yose yarabahaye hari rero Rugagi bamuvane w'icyasha nanjye nari nzi yuko yari amagambo yari yaransobye ariko hari nese mvuga ndi Rugagi hoya urantsinze sibyo yego tuvugisha ukuri nyine abantu bose bikomye Rugagi bazasaba imbabazi kwa kariya ka video nanjye ndemo kandi ndavuze nakoze Imana nuko nguko ariko Rugagi yafashaga umuntu yafashaga abana abanyamakuru rero urabazi babatakenise nibo bashoboye bavanamo abantu ntago ari beza icya kabiri Rugagi bishop nyakubahwa yego bishop wabacunguwe mu Rwanda rwose bibiri rava ngo nta rindi zina nta wundi muntu ubonerwamo agakiza usibye umuntu umwe mu bapfuye n'abazutse n'abariho n'abazapfa n'abazaza abahanga n'abaswa abakira n'abakene usibye Kristo Yesu wenyine niwe muntu wenyine utanga ubugingo kuko niwe mutanga bugingo buryo se nashaka amina Rugagi uzasabe oye tuvuge imbabazi nushaka uzazireke ariko uzavuge ko uri mirwanyiriye uzisubire uzagenda ubwire ko Rode akubwira ukuntu uri mu byarunyerera umuntu akazasanga rwaranyereye nawe roza rwaranyereye nta muntu utanga ijuru biba amafaranga ube mo generali ube mo ubiki ube muremure nta muntu n'uyu n'umwe utanga ubugingo buri mu kiganza cy'Imana yego bwonyine Sikovia rero nawe nahumure ubugingo ni Imana ibufite ntago ari Rugagi gutanga ubugingo kubera iki aba bantu twataka badakunda kugaragara mu bintu byo gusenga cyane usanga rimwe na rimwe baturusha Bibiliya kuko Sikovia hari ijambo yavuzeho yaravuze ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose ndibaza iryo jambo riri muri Zaburi 50 iryo jambo rigaruko nk'inshuro 7 abatuye isi mwese muvuge ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose ukuvuga ngo we yishingikirije avuga ati n'Imana nakosheje imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose ubundi twebwe tuba mu mbabazi z'Imana ngo position tuhagazemo nk'uwakiriye Kristo umwami n'umukiza no kubuhagaze mu mbabazi z'Imana uhagaze mu mbabazi z'Imana rero kuko nibirwa ngo nateka narubanza ruzamutsinda yego ubujokano yego azacirwa hiteka yego kuko Yesu ikintu yakoze ubundi Yesu ikintu yakoze no kuducungura cyambere no kuducungura kabiri turakizwa yego pasika twakijijwe iki icyaha cy'inkomoko zero
ntago ari ibyaha burya yego rwose muri abahanga muravuga bituma ni ikintu kimwe gusa twakijijwe ni urupfu rw'iteka urupfu rw'iteka rwonyine yego ese ufite insurance yego ukagonga utabishaka ninde wishyura insurance niyo ukoze icyaha rero yego iyo ukoze icyaha uzi umuntu interview yego ni Kristo Yesu amaraso ye yego ko kuri muri we ntateka azacirwa Moses we twari dukumva ndibamenye ukuri kuzaba batu kubatuka niki no kuva mu kintu wagiraga ngo nicyo cyo ugasanga ni ikinyoma ugahita ubatuka ukayoboko dufite abantu rero habwo bakibaswe kandi baba mu madini yego kangwereke nk'urugero kwihana niki kwihana nukureka ikibi wakoraga ugakora icyiza gishimwa n'Imana n'abantu nge niko mbyumva ariko ku ruhande rwanjye biravuga ngo nimwaturana ibyaha byanyu bisobanuye iki kwaturiranira ibyaha no gusaba imbabazi uwo wakoshereje cyangwa se kuba mwiteranira ukatura icyaha cyawe ugasaba bene so bakagusabira imbabazi kandi wari ugikoze bwa mbere nuko kandi umuhanga mugabo kandi ubu none utinya abanyedini kandi ntabwo ngiye mbatinya kwaturirana ntago ari dini bya nikoze uburi gutanga amakuru ntabwo byemewe iyo byishe rudahigwa kuba umuntu yasambana yarangiza akatura ati Imana imbabarire nasambanye bagiye muri penitence baramubwira ni uricujije ati nibiki umungu wari gukora nibiki nibiki kandi impapuro bari bafite amakuru yego ati Imana imbabarire impapuro zo zirahari ngo baragenda baraziterura bagira bate nizo zabagozonga bw'ibijumba barazijyana kwaturirana ibyaha penitensiya yari diru y'abazungu kume ubutasi icyo kintu nshaka ko tuzagikoranaho ikiganiro tuzagaruka tubivuga none urukwaturana ibyaha wakavuze kandi ubutasi bw'abapastori n'abanyedini kugira ngo bakurangize unyibukije umuntu ngo wigeze waturira kuko hari umuntu uvuga ngo ngenda cyesose mu idini ahubwo n'ibyabo byose ndabizi ibyabo byose niba mbizi niba ibyawe byose mbizi rero yego kagenda nabishyira hanze amakuru yandi afite ari nawe uvuga ngo uransaba imbabazi nge nutazisaba ntuzajya mu ijuru niyo complex iva kuri icyo kintu kivuga ngo ngewe nyine kuki se iteraniro ritarangira batiyanishije abantu kandi bakoyana bakaza bagapfukama uzi ikintu kiba gisobanura ni cyubahiro donc ninje uri presence ninje ugusabira imbabazi moi mon seigneur yo ngewe ndumukiza ni nk'umukiza wawe n'utuntu tuzagenda dushobora two kwihigira ibintu bidatandukanye none rero kwaturirana ibyaha bavuga wabivuze nuko usanga wakoshereje gusa wenyine ukitahira ukamugana imbabarira n'ukuri ejo narakoshereje umva Bibiliya ngo nusanga nujya no gutanga ituro ukabona hari umuntu umusange umva ukuntu birasha bidetaye aba ari we ntabwo ari idini yego dufite abantu bagiye bagwa mu idini Imana ibabarire gusambana komera runaka n'umusambanyi yaciye umugabo w'inyuma bakabibika ahantu isahani isaba bakazabiguhondesha babibika ahantu mwazakora gutya amakosa n'ibiki byose ukumva umuntu araje atari kubizite umugore wawe atari kumura umubose kandi yongeye kandi ubusambanyi bumuvugwaho reka tugushimire mvuga kuri aka kantu kanyu yego oya nsoza iyo umuntu bavuga ngo tugiye guhereza umuntu Satani bakazamura ibiganza bari abantu bazamura ibiganza babishikira mu itoraniro babimenye yuko baba buzuyemo Satani wamwenyewe kuko baba bashigikiye ko umuntu ajya mu biganza bya Satani ntabwo wakohereza umuntu utazi ndasubiramo yego nta muntu n'umwe ku isi ufite uburenganzira bwo guhagarika umuntu ngo ndagutenze kuko umuntu ntabwo ari Kristo ngo ikiboshye mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye ikibohowe no mu ijuru kizaba uzi iryo jambo rivuga iryo jambo rivuga n'abari babohewe mu bubata bwa Satani babohowe bagahabwa amahirwe yo bagahabwa jeto cyangwa pasiporo cyangwa kashe ihita ibabohora mu bwami bw'Imana none barangije ngo turaguhambiriye mu gihambiriye mu isi no mu ijuru kirahambiriye ariko
ariko kuca abantu bafata iby'Imana bakabizana mu nicyo kibazo tuzagenda dusobanura mu mwuka ubwiru bwa Bibiliya n'ijambo ry'Imana abantu bagenda bamenya urancokoje kandi kacagiye turije urancokoje rwose bagenda bamenya ukuri kandi kuri kuzabatu bajya ku isoko imari nyota TV bakoresha isoko imari nyota 078 38 8 700 iyo ni nimero yanjye Mana turagushimye urakiranuka Yehova mwiza ubane n'abantu bawe kandi ubahereze kumenya ukuri ubutsinzi bwawe bubaho mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Yesu aguhe umugisha mwinshi. Murakoze cyane. Yego.